tureba Premier League imaze imyaka 31 ndeba Premier League ya match none Rayon Sport enye Jire Karangwa niwe bireba ikipe ipangirwa AS Kigali igapangirwa Polisi igapangirwa Mukura igapangirwa Al Hilal match enye za derby zose izo ni derby bo bintu Rwanda Premier League mukine aperi mbonye ifite Bugesera niva ifite Gasogi Bugesera ava ikakira Kiyovu igahita ikurikizaho Polisi igakurikizaho Gorira urumva ko ifite match turi kumwe ndibanda kubwira ko iyo irakinika yangiriye yaje niyo mipangire y'ibura iyo ngiyo urabanza match ebyiri zikurikiranye match ebyiri zikomeye usubira ku ntoya match zirakomeye hano Rayon Sport kigomba gukora n'itsinda match ya Polisi kuwa gatanu match ya Mukura Nyamirambo azuzo munsi wa nyuma izahura na Kiyovu munsi wanzirizo wa nyuma ubwo hari match izakina zitambitse zoroshye izakira na Bugesera Reyo izakira Kiyovu match nye za nyuma Reyo izakira Marine yakire Gorira yakire Bugesera yakire Kiyovu izo ni zoroshye Lorenzo ntago abyemera Lorenzo atanze igitekerezo gikomeye cyane ahari hari azamusanze Hero team igitekerezo cy'uko Rayon Sport yapangiye fixtures nabi on purpose ndumva rwose kibogamye kuvuga ko nta handi biraba ni ikinyoma rwose champion rwose at some point ikipe yisanga ifite match zikomeye zikurikiranye akomeza avuga ngo nge sindabona champion nimwe bitabamo kwisanga bibaho algorithm yo gupanga fixtures iravuna bipangwa bite rekasoza kuko nawe araduha urugero nishaka 20 ishize genda Premier League mu buryo bwa buri munsi nuko ukayikurikirana nuko 95 95 naduha urugero rwa Arsenal match 3 zikurikiranye zikomeye amakipe akomeye Tottenham Chelsea Liverpool cyangwa Man United urabona hari ikipe 6 mu Bwongereza hari Man U Liverpool Chelsea Arsenal Man City Tottenham ni ikipe 6 natwe tukagira 6 atara za Sudan tugira APR tugira Rayon Sport tugira Kiyovu Mukura Polisi na Al Hilal na AS Kigali hataraza ebyiri za Sudan natwe tugira 6 noneho naduha urugero namubwiye ngo muri izo 6 zo mu Rwanda harimo 6 hakaba nimwe ya Sudan noneho duha urugero rutwereka ngo imwe muri zire 6 zo mu Bwongereza yapangiwe 3 match 3 zikurikiranye ibyo nabwiraga Kiso sinyarwanda cyoroshye niyo mpamvu ngo Musanze ntumbwire ibya Musanze Bugesera Rutsiro we mu rugero rwo mu Bwongereza umbwira tujya tubona Arsenal izatangira na Man U na Chelsea ariko nta gatatiza aho ntemeranya na Lorenzo ngo algorithm ngiragoye y'uburyo bipangwa aho sindi kumwe kuki tutarabona derby se ku munsi wa mbere wa retour niba ari algorithm niba ari system ibikora kuki tutarayibona ntibibaho ariko ngo bayishyiraho bashaka ku munsi wa mbere wa champion tujya tuzibona mu Bwongereza derby Liverpool Arsenal ye derby turavuga hano yenda vuga ngo ahandi ho biraba bareba bikora nabo babipanze kubera ko ntibafite derby imwe bafite derby imwe ni nayo mpamvu ya kare kugira ngo byorohe bafite derby imwe ko naho Arsenal na Man U zifungura yazanafungura none sizo derby birashoboka Arsenal Liverpool ariko derby nkuru mu Bwongereza ni Man U na Liverpool ntiturayibona iba ifungura Premier League hakaba derby ya kabiri Man U Arsenal ntiturayibona bashaka indi derby isanzwe nkuko AS Kigali yafungura na Police nkuko Mukura yafungura na Rayon ariko ntabwo bafunguza APR na Rayon Sport oya bipangwa n'abantu mukanya maze kureba kuri niyo mpamvu rero nsabye Lorenzo yatwandikiye naduha ahantu Arsenal ubwo nawe ari kubishaka cyangwa Man U yagaramye match nk'urugero rwa Arsenal ureba urugero rwa Arsenal ikari ahi iyo ziba ebyiri ni Rayon AS Kigali Rayon Police bura Rayon agomba gukina na Musanze gasura Musanze hatajemo Al Hilal ni Rayon agomba gukina ubu nyuma ariko nawe natanze urugero ku itariki 17 z'ukwa mbere Manchester United yatsinze 2-0 Manchester City nyuma y'iminsi 8 kurikiza Arsenal ku itariki 25 Arsenal ikora Manchester United ariko aranyura amafura ngoje ku itariki ya mbere komeza oya bawurishe dore karanteze yego Man U Man City derby yego Arsenal Man U match ya gatatu ni Fulham ya kare Tottenham yavuze ngo enye zikurikiranye Rayon Sport nta match yoroshye ifitemo hagati tujye tubwira abantu bakubona abanyabwenge harimo n'abayobozi harimo gusubiza inyuma ikari match
eshatu mani yo hari yikina na Tottenham nikosa ribaho Premier League ntiyakora rero kosa urabona ukuntu zimeze hanyuma bakamuha noneho mani yo Arsenal Ricardo babibona hariya kubibona ntabwo Premier League yakora match ya gatatu ngo Tottenham na Manchester United none se kanyuzemo Fulham ibyo Kazungu avuga none ibyo Kazungu avuga kuri reba ibihari ni nko gukuramo Fulham ugashyiramo Liverpool hari kuri rero nta match yoroshye irimo ni AS Kigali ni Police ni Mukura ni Al Hilal ariko Lorenzo yaragiye rukomeye ariko reka nakubwiye urundi rushoboka urugero rwa Arsenal bafite match tariki 12 z'ukwa kabiri bazabasura Brentford tariki 18 basure Wolves tariki 22 away basure Tottenham Hotspur ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu bakire Chelsea ariko ikurikiraho ni Brighton Hove Albion ni imikino ibiri ikomeye bagashyiramo akoroshye ku buryo bazagaruka bakira basura Man City bakira Newcastle ariko yabanje kunyuramo Everton hagomba kuba n'intoya reba nayisariye reba sibyo Tottenham Manchester City Tottenham Man City Tottenham Man United hajemo Newcastle ntabwo Spurs yajya kuri Arsenal ngo ibe ya gatatu ntibibaho kirazira Rwanda Premier League n'ibyo kintu mutarakiga rero birasa ko mukiga ntabwo ushobora gukina match eshatu zikurikiranye urabona hariya Tottenham bashyiriyemo nyoroshyo Tottenham ikina Man City ikinye na Man United bashyiriyemo inyoroshyo ya Newcastle izaba yakira mu rugo yakira ahubwo mu rugo ibone kwakira Arsenal mu Rwanda rero icyo kintu kirimo cyongo iyoroshye ni irimo hagati aho hagomba kubamo Gorilla hagomba kubamo Musanze hagomba Tottenham ifite imikino ikomeye magnifique tarengera wabibonye ko Newcastle si Arsenal Newcastle si Man U Newcastle si Chelsea Newcastle ntabwo aba nka Mukura oya ntabwo bishoboka Mukura irakomeye iri mu makipe akomeye Newcastle ni ntoya ni nka za Musanze none se ntabwo iri mu kipe esheshatu zikomeye mu Bwongereza kipe esheshatu mu Rwanda niba utari muri esheshatu dusanganywe niyo upanga karandira ibibazo ahubwo se urajya ngo Newcastle irakomeje kurusha Aston Villa yashatse gukomanga ariko irahanyanyeza nyine ni nkuko za Musanze zibiza gatatu muri champion ariko na Gorilla ariko ntabwo ziri muri esheshatu za I rest my case kuri amakipe atandatu yacakomeye mu Bwongereza afite atandatu yabakomeye iyo upanga karandira rero ureba atandatu yapangute oya ingero bambaye Lorenzo avuze mbona nicyo hatari igihe aravuze ngo hari information duha abafana bakabitwara uko bikabayobya yatugiriye neza magnifique ibura natujyanirana nawe ahisa tuzana Tottenham ifite match enye zikurikiranye urabibona Tottenham irakira Man City n'urugero yakiriye Man City Tottenham izasura Man United Tottenham izakira Newcastle mbere yuko ukina na Arsenal mu rugo ari ikipe yoroshye Newcastle ntabwo iri gukina Champions League nayo muri imyaka ntabwo wagereranya no se wagereranya na Liverpool cyangwa na Arsenal Newcastle ba ikipe ikomeye mu Bwongereza none se Newcastle ikipe ntabwo ikomeye ikibazo rero ngo niba Rwanda igomba gukina kubera ko babipanze ariko ubutaha ntabwo mukwiriye gupanga ibintu nk'ibi kuko iyo AS Kigali Polisi hari Mukura hari Hilal none byari kuba bibi kurusha iyi mikino iri mu mpera za shampiyona naho none byari kwemeze gute kora kubura igikombe byari kubura igikombe ariko nibuje ko abantu babisesengura nabyo umva ikindi kintu Kazungu reba fixtures z'ikipe ya APR mu kwezi kwa gatanu Mukura izakira APR tariki 25 z'ukwa kane nyuma y'icyumweru Rayon Sport yakire APR tariki 2 z'ukwa gatanu match ya APR ifitemo nyuma ya Rayon APR yakire Al Hilal Omdurman amakosa tayari urumva itariki 10 z'ukwa gatanu APR vs AS Kigali ibihugu bindi ntabwo bishoboka APR rero nayo irarenga amakosa arisubiriye nyine ya makosa ya Rayon Sport APR ishobora kubura igikombe birashoboka hariya ko ni match zikomeye apari bwo bakufitemo inyoroshyo y'ikipe ntoya kina match ebyiri ukiremo intoya nushaka wongera ikina ebyiri zikurikiranye nta kibazo ariko habemo intoya Premier League makosa zikomeye nta match eshatu zikurikiranye ubwo rero niba izo match zakurikiye twavugaga kuri Sport apari rero abayarenga cyane nugo ngo amakosa ya Rayon Sport ari no kuri APR none akaba APR mu gihe kibi naho nareyo kubitangirana nabyo azu shaka kubivamo ugasanga tsinze APR yahura n'ibibazo cyane isoza champion erega kubivugira so kubivugira kuri Rayon Sport nandi makipe yose
ubu hano tutavuze ushobora kureba n'andi karandiri makipe ya ushobora bugesera gusanga ugasanga kiyovu ugasanga imanutse irengana barayipangiye nabi uzi ko karandiri yacu ari igihe ikipe isura 6 cyane ngo ikakira 5 ibyo ntabwo bibaho nta kipe muri Premier League nta kipe ishobora Ariko gusura Mutasi, 5 icyo nacyo Mutasi, ndakumva. kugira ngo bugesera yigeze gutangira faze returu izasura imikino 5 iriya Bugesera? ukurikirana nta mukino Ah, ah. uranyuramo Bugesera? cyane mva Axel namusanze hakiri imikino 5 Axel. mu rugo natuzanire Premier League ntushobora kubona ikipe yasuye 3 aha ntibishoboka ntibibaho Tanzania icyo warakize Ni kabiri. fixture zabo ni kabiri ni wowe ngo Rwanda Premier League biracyafite byinshi byo kwiga nta kipe isura karenze uko twabonye ko nta kipe ishobora gukina match ariko siko ntibiterwa n'intu nta n'isura 3 ni kabiri Kazo. bikabije nawe wakira kabiri ni wakwakira 3 kazo iyo wakiriye 3 rero biba byapfuye Kazo, ariko aho ngaho bashobora kuba biterwa kazo mbonye urugero rwa gorira mu mpake gato naguciye mu ijambo gusa Eh. gorira nk'ejo bundi gorira yanganyije na aperi ndavuga Yanganyije na na APR. aperi ku itariki 13 ubusa ku busa gorira itsindwa 2-1 ni Trauduhaye na Rayon Sport gorira itsindwa 3 ku busa na El Hilal urumva gorira ihura na Musanze itura na polisi ko mbona ibintu byenda harimo Musanze musanze nyine harimo Musanze sanze iroroshye n'umusanze harimo Musanze yonyine ahubwo ngewe icyo ntekereza numva arasuye 3 ni ikosa ndumva arakinye ikipe 3 zikurikira yakinnye na aperi cyane na Rayon cyane na El Hilal zose zisura reba yaba inazakira nta bishyirimo niyo yaba izakira yagomba gukina n'ibigugu gorira bibiri yakiriye bakayishyiramo ingenzi yayo kuko urumva nose kare muze kwibuka ku bikorwa remezo hashobora kuba dufite ibibazo by'ibibuga bikomeye cyane akaba ariyo mpamvu ibibuga se birore na karandiri Eh? abona na fixtures byahura kubera ko hari amakipe menshi akina ku Byahura. kibuga kimwe none se nk'inyamirambo akina amakipe 8 akina inyamirambo ariko hari yose nayo mu ntara ariko birashoboka ko dufite amakipe ntabwo dufite amakipe 8 akomeye ni urugero rworoshye 8 akomeye muri shampiyona y'ikipe 10 tukagira 10 yoroshye ntabwo ibyo birebe ku bibuga niba ufite amakipe 8 akomeye ukagira 10 yoroshye bigoranye biteze ibintu byikora izoroshye ni 10 twari dusanga ngo 6 hiyongeyeho ebyiri ziba 8 izoroshye ni 10 ntabwo rero gupanga karandire bigoye ntabwo gorira ugomba kuyiha ibigugu 3 utayiha ingenzi yayo ibigugu bigomba kuba ari 2 match ya 3 gorira igakina cyangwa inasohoke 3 iyo ari ikibazo cy'ikibuga Kumva neza. na match Abudara. zibana nijoro cyangwa saa sita Cyane. ariko arasoza shampiyona abdarasoza shampiyona afite miliyari kuko nanjye kubwira imikino itanu agomba- ya nyuma Rayon Sport oya reka ifite imikino 5 Rayon Sport iramuka itsinze baracuruza cyane iramuka itsinze polisi ko polisi izayakira polisi izakira Rayon ubu rero izasura kabiri izasura kabiri none Rayon Sport Yakire. yatsinze polisi izahita yakira Mukura ibona amafaranga yakire El Hilal aho ni ku mahoro yakire El Hilal polisi Yego. ukuri igomba kwakirwa ku mahoro izahita yakira Mukura ihita yakira El Hilal urumva bya bindi n'ubundi ubwo bivuze Urumva? ngo rero yari gusura 3 eh iyo erira ritayiguranira ni rero kwakira rero barabihinduye Rayon izahita yakira El Hilal reka igiye kubona amafaranga mwumva amakosa karenza twibukije rero iyo ari hilal idasaba ko yakira rero ngo izabona ko yakira Mamelodi rero yari gusura 3 numva gashya gusura isi Kigali gusura ari hilal gusura Polisi. na polisi polisi urumva Rayon Sport nimara kwakira El Hilal ihita ijya gusura ukabona kwakira Musanze Mukura ihita ijya kwakira ihita ijya kwa Musanze ihita yongera isure Tenseri nirangiza igaruke yakire El Mereke ihita yakira Gasogi yakire Gicumbi yakire Rutsiro isure Rutsiro ihita isura etense Amagaju ahubwo ihita yakira APR ahubwo APR ifite ibibazo ifite imikino ikomeye mu mpera za Renza shampiyona Rayon Sport mu mpera za shampiyona. mu mpera za ariko shampiyona ni bibi nabyo ni Bibi cyane. ni bibi ahubwo kuri wenda restaurant ntibimeze neza aperi ni ikipe ikomeye nta kipe Izakora iri hano amafaranga Mutasi. wayikangisha nta nubwo burya ikunda kurekanamo ntabwo ikunda kurekanamo ariko nayo yapangiwe nabi niyo mpamvu tuvuga ngo karandire zikwiriye kuba zigororotse ubutaha ntabwo dukeneye amakosa nk'aya ngaya njya kuvuga ibintu nakurikiranye nabonye ntabwo mpubuka birasabye ko mwiga gukora karandiri nta kipe ishobora gusura 3 nta nubwo yakwakira 3 ntibibaho iyo ushaka kwiga rero ujyanye na Premier League Tanzania ikintu baragikemuye biragoye ko ikipe yasura 3 byaba ari amakosa nabo wenda sinzi bibeshye ariko icyo ni ikintu babanje kwiga ntusura 3 nta nubwo wakira 3 aka ni akazi kaje nusura 2 3 uzaba uri mu rugo ni akazi Rwanda kaje Premier League Rwanda Premier League urumva iracyafite icyo kintu ntabwo ikipe ishobora kwakira 5 cyangwa ngo isure 5 ujye ntibishoboka
bugesera yigeze gusura 6. musanze Igihe yigeze Rwanda no kwakira kumanuka. imikino 5 rwose mu rugo musanze se zishize yakiriye 5 mu rugo. oya karandire irimo ibibazo umuntu yarambwiye tuzacunge neza kubera iki buri gihe gorira na gasogi zakira rero natwe zikina habaye deribi